hanyuma bagashyira mu bikorwa ibyo bize bagenda nabo ubwabo biyigisha, hanyuma bakazaduhesha kuko gutsinda aha ngaha tuzatsindira irushanwa tugahagararira mu rwego rwa Afurika, ndetse iyo tunarenze ku rwego rwa Afurika harimo no gukomeza kuzamuka mu rwego rw'igihugu. Rero nk'abanyarwanda twifuza kubona kigenda neza ndetse baduhagarariye nkuko navuga, turabasaba ariko turanabaha ibyo bakeneye byose kugira ngo babashe kwitegura banabikore neza. Ariko Minisitiri, ubu uyu munsi umwana urangije kwiga ubumenyingiro hano muri IPRC aba ari ku rwego rwo kuba yajya ku masoko mpuzamahanga agahangana ku isoko ry'umurimo cyane rwose, aba ari kuri urwo rwego kuko uburyo abanyeshuri biga twifashisha imfashanyigisho tuba twagiye dukurikiza n'ibyo ahandi hose ku isi barimo bigisha. Wenda igishobora kugorana ni uko batabona umwanya uhagije wo gukora puratike, kuvuga kwimenyereza, kubera yuko mu bindi bihugu usanga abanyeshuri bimenyereza mu makampanizi y'abikorera. Hano abikorera iwacu ntabwo ko ubushobozi butarahaza ku buryo bagira ibyo bakora bakagira n'ibyo baha abanyeshuri bakitorezaho. Gusa turimo gukorana ndetse n'uko bigenda bishoboka kose tugenda tugira abo dushyirayo, tukagira n'uburyo tubafasha kugira ngo bakomeze bakore. Ariko ubundi mu buryo bw'imyigire abanyeshuri bacu bose baduhagararira aho ariho hose. Reka tubashimire. Byari ibyo murumva. Nitwa James Gashumba, Dr. James Gashumba, Vice Chancellor Rwanda Polytechnic. Iri rushanwa ni nk'uko ureba umuntu yitegura yitoza ashaka kujya muri Olympique, ni kimwe rwose. Ibi ngibi ni ukurushanwa batangiriye hasi ku district barushanwa bagera kuri province, none abaje hano ni abatsinze abandi, bahize abandi ku bice kuri provincial level. Ubwo abaje hano barahigira kugira ngo hazavemo abahagarariye u Rwanda muri iriya competition izabera muri Namibia. Ureba ko ari ikintu kinini kuri twe, tujya muri Namibia tuzaba duhura n'abandi, harimo n'ibihugu nka South Africa bateye imbere mu myuga n'ibindi. Kuri twe ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu fata nkaho bisanzwe. Dushaka kwitoza abana bacu bakazayo bagahigana n'abandi, twagira amahirwe abatsinze bakazajya ku competition y'isi yose izabera muri Shanghai. Kuri twe n'abanyeshuri ni ikintu kigari kinini, kandi tuzagenda tubyubaka neza kugira ngo mu myaka itaha tuzabe tugeze ku rwego rwo hejuru. Ese mufite icyizere mukurikije ubumenyi bafite bwo kuba bazahatana koko kuri urwo rwego mpuzamahanga? Yego, iyi nshuro izaba ari iyacu ya kabiri. Muri 2018 habaye competition ku rwego rwa Afurika. U Rwanda nitwe twayakiriye, abana bacu bitwaye neza, ariko icyo gihe ubu ngubu hazaba hari ibihugu byinshi bizitabira. Ubwo rero bizaba bikomeye, ariko dufite icyizere ko tuzabona umudari nangwa imidari. kandi rwose n'ubu nibarangiza ko biriya byo muri Namibia bizamuka gatatu, tuzakomeza kubatoza kugira ngo iyi myigishirize y'imyuga ko ari igitangira, mwaba mufite ibikoresho bihagije byo gupiganwa n'amahanga? Tuba dufite imbogamizi, aho niho twagombaga kugira porogaramu nangwa se mbese muri Namibia hazaba hari
imyuga cumi n'ine bazaba bapiganiramo cyangwa se bahanganamo. Twe twabonye indi tutarashobora kubona ibikoresho bihagije, twemeza ko hagenda abajya kuduhagararira mu myuga mu byiciro 4 gusa. Ubwo rero ibyo uvuze ni ukuri, turacyiyubaka, ariko twakwifuje ngo mu myaka itaha tube dufite umuntu buri mwuga wose, tube dufitemo uduhagarariye. Turacyiyubaka urabyumva, ariko turiyo turagenda, urugendo rurahari, kandi dufite icyizere. Leta iradushyigikiye, mubonye minisita ko yari hano. Turashishikariza abanyarwanda ariko bajye bazi bareba abana babo ibyo bakora. Mwarabibonye, twabishyize kuri televiziyo. Ku wa 4 nibwo minisita wundi azaza gukora umuhango wo gufunga, ariyo closing ceremony. Turashishikariza abanyarwanda cyane cyane bo muri private sector bazaze bibonera abana babo ibyo bashoboye. turabashimiye. bazatsinda Bari batanu.
turabasaba ariko turanabaha ibyo bakeneye byose kugira ngo cyane rwose abari kuri urwo rwego kuko uburyo abanyeshuri biga twifashisha imfashanyigisho tuba twagiye dukurikiza n'ibyo ahandi hose ku isi barimo bigisha. Wenda igishobora kugorana ni uko batabona umwanya uhagije wo gukora puratike, kuvuga kwimenyereza, kubera yuko mu bindi bihugu usanga abanyeshuri bimenyereza mu makampanizi y'abikorera. Hano abikorera iwacu navuga ko ubushobozi butarahaza ku buryo bagira ibyo bakora bakagira n'ibyo baha abanyeshuri bakitorezaho. Gusa turimo gukorana ndetse n'uko bigenda bishoboka kose tugenda tugira abo dushyirayo, tukagira n'uburyo tubafasha kugira ngo bakomeze bakore. Ariko ubundi mu buryo bw'imyigire abanyeshuri bacu rwose baduhagararira aho ariho hose.